Muraho turabasuhuje. Aha murabona ko turi Karama, murabona ko bari kutuzanira ibikorwa remezo, ariko ubutaka tugiye kubereka buri kure y'aha ngaha, ariko ni mu murenge umwe. Wumve ngo ni mu murenge umwe kandi icyerekezo kigana n'ubundi muri ibyo bice by'ubutaka. Murabona ko bari mu bikorwa byo kudushyiriramo umuhanda wa kaburimbo. Bishatse kuvuga iki? Uyu muhanda nuramuka urangiye, ubutaka tugiye kuguha buraba bufite agaciro kari hejuru yako bufite ubu ngubu. Ni mu birometero byinshi uvuye hariya. Aha rero ni kuri bwa butaka tugeze. Ugenze ibyo birometero byose duhise tugera kuri ibyo butaka. Wumve ko ni ubutaka buri munsi y'umuhanda, hafi y'umuhanda neza, ahantu hatuwe, hakiri kugera ririya terambere muri kubona, ariko nanone ni mu gice cyiza cyane. Aha tugiye kukuzanira ubutaka bufite ubuso bugera ku 2,000 birengaho, bufite icyangombwa cyihariye. Ubutaka rwose bunini pe, bunini, buri ahantu heza. Urabona ko bufite n'umuriro, n'ahantu heza. Waza ukaba hashyize urutoki, ngira ngo murabona ko urutoki ruhaba. Ni mu gice cyiza cyane ahitwa Igishaka. Ngiye kujya mvuga ahitwa Igishaka mu kagari ka Nyagasozi. Uyu mudugudu ni n'uwa Gishaka. Uyu mudugudu turimo ni n'uwa Gishaka. Rero reka tuguhe buno butaka, ni bunini. Hepfo yaho twababwiye ko hari ubutaka, ubu ngubu buri hepfo yaho nabwo ushobora kuza ukabwomekaho, ukaba wabugura miliyoni, kandi nabwo ni bunini, bufite square meter 600. Mbese ni shwadiru, ni amamari ya makeya ngenda mbazanira. Nk'ubu butaka ubaye uri umuntu uteganya ejo hazaza ntibwakabaye bugucika, kuko buri mu murenge mwiza uri kugenda uzamo iterambere nk'uko mwabibonye. Hariya mbanje kubereka ni Karama, ni ahantu ubona ko bari gutera imbere cyane, bo baradusize ariko turi mu murenge umwe. Rero ubu butaka ntibugucike, dore ku muhanda twahoze tuhazuminga nihagaragura gatoya, ni muri metero nkeya. Ni ahantu heza mu gace keza. Murakoze.